y'ubwami bw'Imana. Aza kubamenyesha amakuru, arababwira ngo mwabayahudi, the Jewish people, ndagira ngo mbamenyeshe yuko ubwami bwaje, kandi ubu bwami burasaba yuko mwihana. Nimumara kwihana muhere ko mwakira iki? Ubwami bw'Imana. Uku kwihana rero nawe kwavuga yari kwashaka gusobanura ko ntibishoboka yuko mushobora gukorora ingoma y'abaroma zonyine, ahubwo ndagira ngo mumenye kandi mwite ku masomo n'ubuhanuzi bwa Yohana yababwiye yuko integuza yari integuza yuko umucunguzi agiye kuza. Umucunguzi ni jewe. Mwihana ubwami bw'Imana buraje, ngubu muri kumwe nabwo. Bibiliya zimbwira ngo abamwemeye bose bakizera izina ryiwe babashije gute? Babashije kuvuka mu bwami bw'Imana. Imana mu ijuru nishimwe. Yesu ku musaraba yigaruriye ubwami, arongera kandi arabusubirana. Ni ukuvuga ngo aja gusubira mu ijuru yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo none mpawe ububasha hehe hano ku isi. Murumva ijambo ryo kudeclare, ryo kwatura. Yesu aravuga ngo kuva none mpawe nahawe uburenganzira na data nisubiranye isi. Igihe Yesu yatuye iryo jambo, munkurikire rero, yahise asubirana isi ya mbere yo muri Edeni. Muri make amatwara na autorite yahise abisubirana bingana na kurya byari yehe muri Edeni. Dore igitangaza, aravuga ngo ubwo amaze kubabwira ibyo ngibyo ngo nimugende i Yerusalemu ngo muntegereze, ngo aho ngaho niho nzohereza nde? Guverineri. Kandi Imana mu ijuru nishimwe. Simba mwumva bino bintu. Ikimenyimenyi nimusubire mu mugwa, aho ngaho ngiye kubatuma nde? Mwuka Wera asubire kandi aze mukorane. Jewe ndagiye ngiye gusubiza uwandumye iki? Mamlaka. Ariko kandi kiyaye mvuga musubire mu mugwa. Mu gihe kigufi cyane guverineri w'ijuru cyangwa se guverinema y'ijuru iri buze ibane namwe. Muri make Mwuka Wera ari buze kandi akorane namwe. Ubwami bw'Imana bwongera kandi butwara iki? Butwara isi. Imana mu ijuru nishimwe. Amakuru meza rero, ubu twaye tuvugana ko ndabwiriza abantu bari mu bwami bw'Imana. Rero ngiye kubabwiriza ibiri mu bwami bw'Imana. Imana mu ijuru nishimwe. Mwabisobanukiwe ariko ni ukuvuga ngo ubudahangarwa n'ubushobozi bwa Adamu muri Edeni kuri none cyamana urabufite, kubera kuko guverinema y'ijuru. Soma no kantu ndaga mukumve. Bamusanganiye baramubwira ngo twigishe gusenga. Matayo ibice 6:10. Umurongo wa 10. Hera ku murongo wa 9 ntaco. Nuko musenge muti Data wa twese uri mu ijuru. Yewe Data wa twese uri mu ijuru we. Izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Kandi ubwo bwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibe mu isi kuko biba mu ijuru. Ushaka bibe hano mu isi kuko bizabiba hehe? Mu ijuru. Muri ijambo rya autorite ry'ububasha, ibyo ushaka bibe mu isi kuko bizabiba hehe? Biba mu ijuru. Muri make Mwami Imana, iyi si ni intara yawe. Reka ibyo ushaka ko bizoba mu ijuru aba ariko kandi bijya gute? Biba mu isi. Tumupe Bwana utukufu. Ubushake bw'Imana buri mu ijuru aba ari bwo buba mu isi, cyangwa se ikishaka ko kiba mu isi aba ari cyo cyongera kandi kugira gute? Kuba mu ijuru. Iyi si tuvugana iya none abantu bababwira bakavuga ngo ni isi ngo ya Satani nibiki. Ubu iyi ni teritwari y'Imana. Iyi ngiyi ni intara y'Imana. Ubu ni ubutaka bw'Imana. Tuko pamoja. Mu bwami kawaida mwumve kano kantu bimeze.
iyo bamaze gufata ubutaka tuvuge Rongaye, hari abantu automatique baza bayoboka ubwami, siko bimeze cyangwa se tuze muri guverinoma rusanzwe. Iyo igihugu kigiyeho ubwami, ingoma igiyeho, tuvuge president yagiyeho, hari abantu batari bamukeneye barimo amagroupe ayo, hari abahise bamuyoboka ako kanya ko turajana. Habaho n'abandi bari muri Kenya batamuyobotse, ariko guverinoma iri wiki si yiwe. No muri ubu bwami turimo ubu ngubu ni ubwami bw'Imana, nubwo harimo abatabuyoboka, ariko iyi si iyi ngiyi dutuyeho n'ubutaka n'ubwami bw'Imana buhaye bukoreramo. Nubwo harimo abatabuyoboka ari bo abanyabyaha, ariko kandi it's the part of, ni kimwe n'intara y'Imana. Yesu amara kubwiriza Piseza rero kuri message tubana, amaze kubatangariza iby'ubwami, mwumve igitangaza yakoze. Aravuga ngo ndagiye, ubwo ngiye ndabasigira inshingano zibiri. Inshingano ya mbere, mwebwe mumaze kumva ubwami bw'Imana, ndabatuma mugende mushake abayoboke. Ari byo bijyana babwiye ngo amamaza Rwanda afata ubutaka. Namwe kuri none ndabatumye mugende mwigarurira imitima. None dufite ubwami, icyo dushaka niki? Nabayoboke mu bwami bw'Imana. Ndabatumye, fungura 24 Luka 44, mugende mwisi hose muhindura abantu kuba abafollower, kuba abigishwa, kuba abaturage b'ubwami bw'Imana. Imana mujuru ndishimwe. Kuva uyu munsi ndabatumye, njyewe ndagiye, ariko mbahaye umukoro, ni mugende mubwirize muhereye hano i Yerusalemu, mugende Samariya, mugende mu isi hose, muhindura abantu kubiki abigishwa baje. Reka ngaho soma uhere kuri 24 umanuke mwumve message Yesu yabahaye. Luka 24:44 ukitumanuka. Maze arababwira ati, maze arababwira, uwo ni Yesu. Aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe. Ibi ni ibiganiro nagiranye nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kurije byose mu mategeko ya Mose, biri mu mategeko ya Mose, no mu zahanuwe, no muri Zaburi, no mu bitabo byahanuwe, no muri Zaburi, bikwiriye gusohora. Bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, abafungurira ibitekerezo ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa, ukundi ko byanditswe ko Kristo njewe nkwiriye kubabazwa, no kuzuka ku munsi wa gatatu, ndetse ku munsi wa gatatu ngazuka, kandi ko kwihana, mungurikire rero abataye basoma mwumve, kandi ko kwihana, mwumve sasa, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha, bikwiriye kubwirwa amahanga yose, bikwiriye kubwira amahanga yose mu izina rye, mukoresheje izina rye. Bahereye kuri Yerusalemu, Yerusalemu, nimwe abagabo b'ibyo, nimwe ngize kuba abagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye, kandi nzabohereza ibyo data yabasezeranyije, ariko mugume mu murwa, mundegerereze mu mugwa, ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Yesu amaze kubasezera arababwira ngo ibi nibyo byamvugwagaho mu bitabo 5 bya Mose, tuze mu bitabo by'abahanuzi, tuje no muri Zaburi, yuko ibyo bari kwamvugaho ni ukuri. Kwiriye gupfa ku munsi wa gatatu kazuka, kandi narazutse ko murambona, ariko bibaye ngombwa ko ngenda, mbahaye umukoro. Singiri kumwe namwe ngo dukomeze dukorane ministeri y'ijuru, ariko ubwo mwero ari mwe bagabo b'ibyo, mbahaye inshingano zo guhamya bino bintu bibiri, ibyo kubabarirwa. Subiramo ako karongo 44-45. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, abafungura ibitekerezo ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa, uko niko byanditswe ko nkwirenje kubabazwa, no kuzuka ku munsi wa gatatu, ndetse ku munsi wa gatatu hazuka, kandi ko kwihana, ibyo kwihana no kubabarirwa, ndetse no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Ibyo bikwiriye kubwirwa amahanga, uhereye kuri Yerusalemu, nimwe bagabo b'ibyo, ngibyo. Amen. Ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo nibyo bikwiriye kubwirwa iki? Amahanga. Ubundi iyo tubwiriza tugomba gushingira kuri no jambo, ibyo kwihana
no kubabarirwa kw'ibyaha niyo message yonyine Yesu yasize yo mu bwami bwe. Kwihana niki? Repentance niki? Kutubu ni nini? Kutubu Paulo yaravuze ngo ni igikorwa cyo kwatura, biri mu Baroma 9:10. Aravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Kristo Yesu ari umwami, ngo ukizera mu mutima wawe yuko yazutse mu bapfuye, ngo uzagira gute? Uzakizwa. Sifa kwa Yesu. Ni watuza akanwa kawe, nibyo Yesu ariko ababwira, mugende muhindura abantu batura ubwami bwanje kugira ngo bahinduke abaturage b'ijuru bo mu bwami. Ntabwo ari ukuza gusa ngo nibuze mungurikire, n'ukwatura ko Yesu Kristo ari iki? Ari umwami, kugira ngo ube mu bwami bwe. Kabiri, ibyo kubabarirwa kw'ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga. Icyo ariko ashaka kubabwira, yariko ashaka kuvuga ngo binyuze muri nje. Hari aho wenyine yivuze aravuga ngo ni jewe mwungeri nyakuri, aravuga ngo nta yindi passport, nta yindi ndangamuntu, nta kindi cyangombwa cyo guhesha kuba umuturage wa kino gihugu usibye njewe ukwiriye kugira gute kukiguhesha. Ari byo byo kubwirwa kubabarirwa kw'ibyaha. Kanuni za kuishi katika ufalme ni mbili. Kwanza ni kumkiri Kristo, pia na kujua kwamba umesamehewa. Mafunzo ya ufalme yanazingatia kanuni mbili: kukiri dhambi zako basi na kupokea msamaha, ndiposa wewe uweze kuzaliwa katika ufalme wa mbingu. Sinba tuzumvishisha. Nukwatura, wamara kwatura ukakira izo mbabazi, ukakira kuba umuturage gwa mwisho. Tuimana mwisho chubahiro. Hari muri mzuri mbakavuga ngo kwa neema kubwa kabisa nimekubaliwa na Mungu. Ubwami bw'Imana ndango iyo ndirimbira nahaba ngo sa amagambo. Ubwami bw'Imana sa amagambo. Nimba mubona turi muri zino guverinoma ya Kenya n'ahandi, ubwami bw'Imana ntiburahishuka mu maso yacu nk'uko, ariko mbabwije bw'Imana Bibiri zimbwira ngo abe n'aya maso yatashuhudia kukuja kwake. Hari igihe ubwami butazaba bugikorera mu bugingo no mu mutima, bugakora nk'uku tumeze. Umuntu uri mu bwami azahabwa inshingano. Inshingano ya mbere ni ukwamamaza amakuru yo mu bwami. Sinzi nimba tujanye. Umuntu wese uhaguruka mwumve kano kantu akavuga ibyihimbariza, akavuga iby'imbaraga z'abarozi, akavuga ibimunezeza. Ejo mundana umuntu nakosetsa haravuga ati umwana nakunze cyane, ugafata iminota 30 uwayikoresha n'udusloga tudafatika. Basi mwumve no jambo, wewe si mjumbe katika ufalme. Ni mwebwe bagabo b'ibyo. Iyi Imana yahaye mu jambo ngo ni mwe bagabo b'ibyo, nuko harabo yahaye ubutumwa bagomba kugira gute kujana. Isi ya none ikeneye abantu bayizanira ubutumwa, kandi kugira ngo habeho ubutumwa hategerezwa kuba hari ujana ubutumwa. Kuva uyu munsi rero iyo uvutse mu muryango w'Imana, ndagira ngo umenye ko uri intumwa yo mu bwami bw'Imana. Alo, ko turajana kugira ngo uzumve neza. Nta muntu hakuna yule ambaye ametengwa kwa ajili ya ufalme, basi ambaye amepokea mwana kondoo wa Mungu, amekuwa shahidi. Uwakiriye Yesu yabaye umugabo wo guhamya ivyande, yahawe uburenganzira bwo guhamya ibya Kristo. Kandi guhamya ibya Kristo ni ukuvuga ubwami bw'Imana. Aho kandi mwari mukazi bana bo
wari uzi kuva none uri intumwa mu cyimbo cya Kristo? Wari uzi kuri messenger ubwami bw'Imana? Wari uzi ko mu mikoro ufite, muri twa tuzi twa ufite, harimo inshingano yo kwamamaza ubutumwa? Icyo nicyo mwari mukizi. Nimba ukizi kuragikora biki? Ni mwebwe bagabo b'ibyo. Dore igihe kiraje, dore igihe kiragiye. Ese hari ubugingo, hari abantu bawuhindura kuba abaturage b'ijuru? Ikibazo cyanjiza amatsiko. Abamwemeye bose bakizera izina rye, bahawe ubushobozi cya mbere bwo kuba abana b'Imana, kabiri bwo guhindura abantu kuba abana b'Imana. Haleluya. Ntabwo twahawe gukizwa ngo birangire, twahawe inshingano. Fungura Abakorinto ba kabiri 5:17 bo kunga abantu na Kristo. Gira jirani wako umubwire ngo twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Ambia jirani yako twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Utabivuga ndahita mubwira mubwire. Bwira mugenzi wawe ngo umenye ko twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Dusubiremo. Twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Muzi icyo Yesu yakoze? Yesu yaduhaye ubwami, ariko adusinga inshingano zo gushaka abaturage b'iki mu bwami. Ubwami bw'Imana ni bugari, twese isi yo twobujamo. Mukore ibishoboka byose mugira abo muzana ku Mana. Nicyo nashakaga kuvuga. Soma rero mwumve ubwo butumwa. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyari mu gisha. 16 sorry. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Yesu Kristo, ariko noneho tukimutekereza dutyo. Ariko ntabwo tukimutekereza gutyo. Babitonze gatoya. Uzi impamvu bamutekerezaga mu masekuruza? Yaratarabasingiriza ubwami. Amare kubashikiriza ubwami, aleluya, basanga uko bari bamuzi siko bimeze. Ngakomeza mwumve rero. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyare mwigisha. Uri muri Yesu Kristo ni icyare mwigisha. Ibya kera biba bishize, Imana izayirengagiza ibyahiseyo, dore byose biba bihindutse bisha, ikamuha status insha. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana. Ariko ibyo byose biza bikomoka ku Mana. Yiyunze natwe ku bwa Kristo. Yiyunze natwe ku bwa Yesu, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Amen. Iyo ngiyo niyo yiyunze natwe binyuze muri Yesu Kristo, ikaduha n'umurimo wo kugira gute? Wo kuyunga n'abandi. Komeza. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Kuko muri we arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Tiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Iyo ndiye bakibabara ibicumuro byayo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Iyo niyo mpamvu turi abambasaderi b'ijuru. Ndetse bisa na Nkiriho araza kuza kudufasha gusoma nawe muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 6. Iyo nimiki nawe araza kuza gusoreza muri Matayo ibice 4 umurongo wa 17. Ningehitaji tusome kwanza kabla ni mshukuru Mungu. Daniel ni kangahe? Bice 2 umurongo wa 44. 44. Nuko ku ngoma, umurongo wa 44. Yes. Nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo tibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi
buzahoraho iteka ryose. Amen. subira usome noneho neza uhaye ubifilinga. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimbika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Amen. Soma muri Yesaya 9:6. Some Yesaya 9:6 haravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, Yego. bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze, bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Amen. Subira 5 then usome na 6. 5 haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, uwo ngo azitwa igitangaza, umujanama, ndetse umujanama, Imana ikomeye, ndetse Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, uwo niwe data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. umwami w'amahoro. Mwandana musuri Nyahwanda, umwami w'amahoro. Komeza 6. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, Yes. bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze, Yego. bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Amen. Ubu ni ubuhanuzi. Kare dusome muri Matayo 4:17. Yego. Yesu aherubwa atangira kwigisha avuga ati, Yesu aherubwa atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Amen. Dusoje gusoma, nimba dusoje tufunge za Bibiliya, hanyuma ninsubira kandi kwifashisha aho gusoma turasubira kandi dusome. Kwanza wacha ni tangulie nikimshukuru Mungu kwa rehema na neema. Mungu asifiwe. Tena na mshukuru tena kwamba amenipa kibali cha kuhubiri siku ya leo, na ninashukuru pia uongozi wa kanisa kutuamini na kutupa nafasi. Imana mwishiribaho umugisha. Kwa hivyo nawaalika tuambatane kwa muda ambao nao, natumai tutabarikiwa. Imana mwisho nishimwe. Ningeomba madikons wanisaidie watulize watoto kidogo. Aba mama mwanze mreka bana bukeya, mnipe dakika kidogo nizungumuze nanyi, alafu tutakuja tena kuangalia watoto tukitoka ama tukikamatisha ibada. Ni vyema sana. Tena namshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwaminifu kwangu binafsi, tena na familia kwa ujumla. Tuko wazima na anaendelea kutuhifadhi. Kwa kazi hizo zote nasema shukrani zimrudie. Pia na kanisa tuko wazima. Sina budi kusema ni asante kwa Mungu. Nilipojuzwa kwamba nitazungumuza siku ya leo, nimejaribu kufikiria nitazungumuza nini. Umuntu wese na kariyeri yiwe, iyo bagutunguye bikugora guhitamo, siko biza bimera. Kama muimbaji tukuje kigafla, nafikiria kwamba kwa kichwa chako ukuja nyimbo kadhaa, hazaza ngindi ni mkazi ngaye mu mutwe. Alafu tena kuna ile wimbo ambayo iko kwa moyo wako kuturashana, na wimbo huo ndio unajisi kuimba. Lakini tena kwa mpangilio wa Roho Mtakatifu na Mungu huwa anaweza kabadilisha na anakupa kibali cha kuimba wimbo mwingine. Na ndimo ndiga ijambo Pastor mbwira nahise numva kwa riryo tuzungumuze nanyi kuhusu hekima itokayo mbinguni, ubwenge buva mu ijuru. Kuko niyo mudu narindimo
nshaka ubwenge kuri iryo jambo cyangwa se nkora research kuri iryo jambo. Sasa kuambia nitahubiri, nimejihisi ni kwamba sitasumbuka sana kuhusu kuandaa. Kwa muda mdogo tu numva ni kama kera ibintu bitangiye guhinduka muri nje. Iryo jambo likagira uburemere, lakini tena sauti nyingine inazungumuza nami kupitia neno ambalo tutakalozungumuza kwa siku ya leo. Na hili neno imebidi nianze sasa kuliandaa vyema jana ikielekea usiku. Urumva nagerageje kurwana n'iryari rindimo kuko nivyo numvaga muri uwo mwanya, lakini roho naye ukusukuma. Naja mu kazi nkumva iringiri tujye kuganira niryo ririmo riraza, ariko nabanduje nkumva iryo ndimo naryo ko riraza. Sasa ikawa ni shida kuchagua. Sasa nilipomwomba Mungu, basi nikasikia Roho amenielekeza tuzungumuze nanyi neno hili ambacho kihini ni kuhusu ufalme wa Mungu. Mana mujye nishimwe. Biza rero kuba ngombwa ko turekana n'ubwenge buva mu ijuru, nazo tuzabigana ikindi gihe, ahubwo tuganire kubijanye n'ubwami bw'Imana. Kwa kawaida ufalme tupeane tu mfano. Kuna wengine pengine wameishi kwa hizo miaka ambazo bari mu matwara y'abami. Ubwami kimwe kibugize no mwami, hategerezwa kuba harimo umwami, hakabamo n'abaturage mu bwami cyangwa se abaturiye bwa bwami. Ubwami bugira n'ibindi bintu byinshi bugenderaho, ariko kubera impamvu icyo nimo ndashaka gutagetinga, mu nyemere mvuge ku kantu, kuko ubwami amami yose uko akora ikintu bita guharanira kuba imbere cyangwa se kupanua mipaka. Mojawapo ya kanuni za ufalme, ndachari hano, ni kujaribu kupanua mipaka. Mwumva bitandukanye n'ibihugu. Inchi, countries, ibihugu hulinda mipaka. Ko turajana. Igihugu Kenya ntabwo bagura imipaka kuri none. Ico bakora barindiki, barindi mipaka. Lakini tofauti ufalme hulindi mipaka bali upanua nini mipaka. Ko turajana. Amami bimwe mu byabirangaga kwari guhora barwana bafata utundi twami cyangwa sandi mami mato abaturiye. Mfano ni ufalme wake izina iko riragenda, ubwami bw'i Babuloni ninde ari ufite haryo? Nebukadneza. Asante sana. Kwa sababu ya kupanua mipaka imemfanya kuongoza inchi ama mafalme andi mami arenze 100 kugeza ubwo iyi Ethiopia irahirya muri East Africa yari intara ya Nebukadneza. Nikimbaza kuvuga kila ambacho udhihirisha ufalme ni kuzingatia kanuni ya kupanua mipaka, kwagura imbago kugira ngo babashe nuvango imbaraga z'ubwami byose byari bishingiye mu kuba ubwami ari bunini. Icyo cyari kintu cyambere. Ikintu cyambere cyagaragaza ko ubwami bukomeye mu gihe cy'abami nuko ubwami bwarangwaga no kuba ari bunini. Mbere kureba ibiburimo kuba bafite ubutaka bunini ilikuwa ni mojawapo ya nguvu ambayo inadhihirisha ufalme ambao una nguvu. Mahali ambapo walikuwa wakishika, aho batekaga, aho bafataga, bahatumaga umuguverineri, governor, ambayo alikuwa akidhihirisha ile ufalme mahali pale pale. Nuvangu igihe cy'abakoroni hano muri Kenya hari umuntu wari uvuye mu Bwongereza bamwitaga guverineri, niwe wari president wa Kenya, yari intumwa yande y'Ubwongereza. Ibyakorwaga byose mu Bwongereza
byashikaga mu ntara yabo ya hehe ya Kenya. Iyi Kenya ilikuwa ni county ya British ama Britain. Imana mujone shimwe ko turajana. Icarangaga ubw'amahanga nuko bwagiraga ibintu bitatu bikuru bahuriyeho. Ikintu ca mbere babaga bahuje ikintu bita culture, umuco. Nukuvuga ngo ico abazungu bakoraga cyane b'Ubwongereza nuko bazanye umuco w'abazungu muri Kenya, bazana imyambaro y'abazungu muri Kenya. Nuvuga ngo Abongereza tujane nyabona, ndacyari ko ngerageza wenda gusobanura hanyuma nze kwisomo. Abongereza babakoronje Kenya bageragezaga kuzana imico yiwabo ndetse kugeza ku myambarire y'Abongereza. Nuvuga ngo Abanyakenya uburyo bambara bivanye n'abakoroni babo, ababakoronije. Abafransa biriya mubona abakongomani tugira ibintu byo kugaragara cyane, kwambara n'ibiki nuko dukorenizwa n'abari abantu murababona n'abandi. Ikintu cya kabiri basangiraga ikintu bita ururimi. Ururimi rugakora ahantu hamwe. Kuri none tuvuga Icyongereza muri Kenya yuko bivuye hehe mu Bwongereza. Tuko pamoja, tuambatane tafadhali. Wanachangia mila na desturi, pia wanachangia lugha, ururimi, bakagira ururimi rubahuza. Gatatu, bakagira imyizerere imwe cyangwa se religion imwe. Mu Kiswahili ni dini, yes. Wanakuwa na dini moja ama kuamini sawa sawa. Amen. Niyo mpamvu mubona hano muri Kenya harimo amakanisa menshi ya Anglikani. Anglikani ni ikomoka mu Bwongereza, ni umuryango w'ubwami bashinze idini, nuko ryavutse Anglikani. Amakanisa menshi ari hano muri Kenya ya menshi na ya Anglikani cyangwa se akomeye, nuko bakoronijwe n'iki n'Ubwongereza. Nuza kureba n'ibindi byavutse ahandi uzaza gusanga imyizerere bakoronije niya ikora muri kagace. Sasa tuzungumuze ufalme wa Mungu. Imana mwijone shimwe. Ufalme wa Mungu ni nini? Yesu alipokuja hapa ulimwengu hakuhubiri kuhusu mambo ya ishara, miujiza. Yesu ntabwo yigishije ibijanye n'ibitangaza. Yewe ndetse Yesu nta nubwo yabwirije iby'ubuntu bwiwe cyane. Soma katika Injili kwa zine. Yesu nta nubwo yigishije ibijanye n'umuzuko cyane. Yesu nta nubwo yigeze abwiriza ibijanye no kuvuka. In fact kuvuka ubwa kabiri yabibwirije igihe yagiranye ikiganiro na Nikodemo ubwo yamusangaga mu ijoro. Niyo bagiranye ikiganiro cyo kuvuka ubwa kabiri. Muzi impamvu Yesu Kristo atigeze yibanda muri ibyo byose? Nuko ayo magambo yiwe yose yanambatana na ufalme wake. Sasa kile ambacho ameweza kuhubiri ni kuhusu ufalme wa mbingu. Yabwirizaga iki? Ubwami bw'Imana. Ukisoma kitabu cha Mathayo, uende katika Luka, Marko, uingie katika Yohana, mafunzo yake alikuwa na target yarebaga ikintu kijanye n'ubwami bw'Imana. Ngo mwitegure kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Alipoanza kuhubiri, nyuma yo guhamagara abigishwa be, ijambo rya mbere yabwirije abantu bari bahiriwe. Nusoma ku murongo wa 4 yavuze ko abahiriwe ahirwa bakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Atangire kubwiriza ngaha dusomye, abwirira abantu baravuga ngo muhindukire mwihane kuko ubwami bw'Imana bugize gute buri hafi. Kandi mwibuke kuko Yohana ari umuntu wasinziriye. Umubyeyi nakanguke. Amen. Yohana alipoanza kuhubiri yaravuze aravuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bugize gute buri hafi bubaziye. Yesu nawe atangira kubwiriza nawe arisubiramo. Sasa tujiswali, je, kabla ya Yesu
palikuwepo na ufalme wa Mungu? Ni kibazo cy'amatsiko. Mbere y'uko Yesu Kristo aza hari ubwami bw'Imana. Daniyeli umwami Nebukadinezari yarose inzozi, abona igishushanyo, muhasome ni haruguru yari twasomye 44 kiya gice cya kabiri kivuga uburyo yarose. Amara kurota ahamagara abanyabukenge be, abapfumu, abakonikoni bari abose, bananirwa gusobanura iby'inzozi ze. Daniyeli arabishurirwa, ko ndihuta cyane, ayishurirwa isomo rikomeye. Aje kubona abona hari ubundi bwami buzaheruka mami yose ari yari yarose. Ubwo bwami abona nakabuye kaje kamenagura cagiye ishushanyo cyose kikubita hasi, kakabuye gahita gatwara iki? Gatwara isi. Aramusobanura aramuha ngo hari igihe kizaza aya mami yose nagiye nkubwira akazakubitwa hasi n'ubundi bwami, kandi gitangaza ngo ubwo bwami buzakura butwara isi yose. Ayo ni amahanuzi. Imana mujuru nishimwe. Yesaya nawe arabirota cyangwa se arabyerekwa cyangwa se akafunuliwa, aravuga ngo kuri none duhawe umwana w'umuhungu, uwo muhungu aje gutwara isi, ngo ubutware bwose bushizwe ku bituguze. Azita umujyanama, Imana ikomeye ari amazina, kandi ngo umwami utegeka amami yose. Munyemere subira inyuma gatoya. Iyi si turimo ni intara y'Imana, cyangwa se ni akamwe mu gace Imana, mu duce Imana iyoboye. Iyi si turimo, Bibiliya nisoma Itangiriro, hari ayo Imana yagiranye ikiganiro ubwayo cyangwa se n'ubutatu, iravuga ngo tureme isi, tureme n'ibirimo byose biri mu Itangiriro. Kuvura ya munsi tujane ubwami bw'Imana bwaravutse mu isi. Bumare kuvuka abantu basinzire kandi byanjenye cyane, ahubwo usinzire wunamye. Ubwami bw'Imana buvuka mu isi. Bumare kuvuka mu isi, kimwe cyaranze ubwami bw'Imana nuko nusoma igice cya gatatu, Imana haye uburenganzira umwuka wera. Umwuka wera ni ukora nka guverineri rero, kuko Imana yafashe isi, yahinduye isi kuba intara yayo, yaremye abantu, irema ibikwiriye ubwami bwose, yayisizana mwuka wera. Mwuka wera akora nk'umuguverineri, kuko nidusoma biravuga ngo yeye ndiye mupatanishi, niwe muvugizi ku Mana, niwe utanga ibiri mu isi akabigeza hehe? Mu ijuru. Buca umwana w'umuntu ava mu bushake n'ubwiza bw'Imana, akora icyaha aragwa. Kuva wa munsi mwumva igitangaza, guverineri w'Imana cyangwa se intumwa y'Imana ari umwuka wera yavuye mu isi, ko turajana bahita baba mu buzima batagira mwuka wera. Icyo gihe nicyagaragazaga yuko mwuka wera atari mu isi, nako ubwami bw'Imana butakiri mu isi. Kuko nusoma Abaroma hazava ngo hagezaho ngo tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, ngo yewe ngo dushakira gukiranuka kwacu turakunanirwa. Icyo gihe nige umwana w'umuntu yabayeho adafite iki? Ubwami bw'Imana, ari mu matwara yande ya Satani. Mwuka wera guverineri asubirayo, aragenda. Niyo mpamvu nureba biriya bitabo byose by'abahanuzi bavuga bakavuga ngo umwuka wera w'Imana azaho. Ntabwo bigeze baturana n'Imana. Halo, nigi Imana yabasuraga, mwuka wera akaza akabibira akabanga. Kuva igihe cyo mu ngobyi ya Edeni, ko turajana ariko kugeza igihe cya Yesu Kristo kuza, ntabwo ubwami bw'Imana bwari ko bukora kuko bwakagombye kugira gute gukora, kubera ko intumwa y'Imana ari we mwuka wera yari yavuye mu isi. Rero Imana ihita itangira gutegura imitima yabo, niko kunyura mu bahanuzi. Abahanuzi bahanura ibyako gakiza, bahanura iby'ubwami, aho hose twasome n'ibindi mugenda musoma. Umwuka rero w'Imana, haleluya, utangira guhishuka, gutangira gutegura imitekerereze y'isi, cyangwa se ko Imana igiye kwigarura kandi isi yayo.
Yohana abwiriza aravuga ngo ubwami bw'Imana mwitegure mwihane kuko ubwami bw'Imana bugiye kugaruka. Ririya jambo kwihana yereko ashaka kubabwira ngo twitegure cyangwa se mwitegure kuko ubwami bw'Imana buri yehe buri bugufi. Nusoma Abaroma aravuga ngo kwihana n'uguhindukira. Icyo Yohana yereko avuga yereko ashaka kuvuga yereko babwira aravuga ngo tuve muri aya mami Danieli yahanuye kuko agiye kugira ubundi bwami bugiye kuvuka. Kandi ubwo bwami ngo buvuke nuko busanga ibitekerezo byacu bigize gute bihindukiye. Bwana wetu apewe sifa. Kugira ngo musanganirwe birasaba kuko ibitekerezo byanyu bitumbira ubundi bwami bugiye gute bugiye kuza. Yesu aravuka kandi kinezeza nuko mugwanurwa kwiwe kose bagiye bamugarukaho nk'iki nk'umwami. Ico nico gihe Imana ariko ishaka gute kwigarurira kandi isi, gusubirana kandi isi, kugira ngo isi kandi isubire ihinduke iki ubwami bw'Imana. Yesu aravuka arakura ku myaka 30 igeze atangira ministeri. Ijambo rya mbere nababwiye Yesu yabwirije hejuru y'iki y'ubwami bw'Imana. Aza kubamenyesha amakuru arababwira ngo mw'Abayahudi mu the Jewish people, ndagira ngo mbamenyeshe yuko ubwami bwaje kandi ubu bwami burasaba yuko mwihana. Nimumara kwihana muhere ko mwakira iki ubwami bw'Imana. Uku kwihana rero nawe kwavuga yereko ashaka gusobanura ko ntibishoboka yuko mushobora gukorora ingoma y'Abaroma zonyine, ahubwo ndagira ngo mumenye kandi mwite ku masomo n'ubuhanuzi bwa Yohana yababwiye yuko integuza yari integuza yuko umucunguzi agiye kuza. Umucunguzi ni jewe. Mwihana ubwami bw'Imana buraje ngubu muri kumwe nabwo. Bibiliya zimbwira ngo abamwemeye bose bakizera izina ryiwe babashije gute babashije kuvuka mu bwami bw'Imana. Imana mu ijuru nishimwe. Yesu ku musaraba yigaruriye ubwami arongera kandi arabusubirana. Nukuvuga ngo aja gusubira mu ijuru yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo none mpawe ububasha hehe hano ku isi. Muri ijambo ryo kudeclare ryo kwatura Yesu aravuga ngo kuva none mpawe nahawe uburenganzira na data nisubiranye isi. Igihe Yesu yatuye iryo jambo mungurike rero yahise asubirana isi ya mbere yo muri Edeni. Muri make amatwara na autorite yahise abisubirana bingana na kurya byari yehe muri Edeni. Dore igitangaza aravuga ngo ubwo maze kubabwira ibyo ngibyo ngo nimugende i Yerusalemu ngo muntegereze ngo aho ngaho niho nzohereza nde guverineri. Kandi Imana mu ijuru nishimwe simba mwumva bino bintu ikimenyimenyi nimusubire mu mugwa aho ngaho ngiye kubatuma nde Mwuka Wera asubire kandi aze mukorane. Jewe ndagiye ngiye gusubiza uwandumye iki mamlaka, ariko kandi kiyaye mvuga musubire mu mugwa mu gihe kigufi cyane. Guverineri w'ijuru cyangwa se guverinema y'ijuru iri buze ibane namwe. Muri make Mwuka Wera ari buze kandi akorane namwe. Ubwami bw'Imana bwongera kandi butwara iki butwara isi. Imana mu ijuru nishimwe. Amakuru meza rero ubu twaye tuvugana ko ndabwiriza abantu bari mu bwami bw'Imana. Rero ngiye kubabwiriza ibiri mu bwami bw'iki bw'Imana. Imana mu ijuru nishimwe. Mwabisobanukiwe ariko nukuvuga ngo ubudahangarwa n'ubushobozi bwa Adamu muri Edeni kuri none cyamana urabufite kubera kuko guverinema y'ijuru. Soma no kantu ndaga mukumve bamusanganiye baramubwira ngo twigishe gusenga. Matayo
ibice 6 umurongo wa 10. Umurongo wa 10. Hera ku murongo wa 9 ntaco. nuko musenge muti Nuko musenge mutya muti data wa twese uri mu ijuru, yewe data wa twese uri mu ijuru we, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, kandi ubwo bwami bwawe buze, ibyo ushaka Nako bibe ushaka mu isi sasa. kuko biba mu ibyo ijuru. ushaka bibe hano mu isi kuko biza biba hehe mu ijuru. Muri ijambo rya autorite ry'ububasha, ibyo ushaka bibe mu isi kuko biza biba hehe biba mu ijuru. Muri make mwami Imana, iyi si n'intara yawe, reka ibyo ushaka ko bizoba mu ijuru aba ariko kandi bigira gute biba mu isi. Tumupe Bwana watukufu. Ubushake bw'Imana buri mu ijuru aba aribwo buba mu isi, cyangwa se ikishaka ko kiba mu isi aba aricyo cyongera kandi kugira gute kuba mu ijuru. Iyi si tuvugana iya none, abantu bababwira bakavuga ngo ni isi ngo ya Satani nibiki. Ubu iyi ni teritwari y'Imana, iyi ngiyi ni intara y'Imana, ubu ni ubutaka bw'Imana. Tuko pamoja? Mu bwami kawaida mwumve kano kantu bimeze. Iyo bamaze gufata ubutaka tuvuge Rongaye, hari abantu automatique baza bayoboka ubwami, siko bimeze? Cyangwa se tuze muri guverinoma bisanzwe. Iyo igihugu kigiyeho ubwami, ingoma igiyeho, tuvuge president yagiyeho, hari abantu batari bamukeneye, barimo amagroup ayo, hari abahise bamuyoboka ako kanya ko turajana. Habaho n'abandi bari muri Kenya batamuyobotse, ariko guverinoma iri wiki si yiwe. No muri ubu bwami turimo ubu ngubu ni ubwami bw'Imana, nubwo harimo abatabuyoboka, ariko iyi si iyi ngiyi dutuyeho n'ubutaka n'ubwami bw'Imana buhaye bukoreramo. Nubwo harimo abatabuyoboka aribo banyabyaha, ariko kandi it's the part of, ni kimwe n'intara y'Imana. Yesu amara kubwiriza biseza rero kuri message tubana, amaze kubatangariza iby'ubwami, mwumve igitangaza yakoze. Aravuga ngo ndagiye, ubwo ngiye ndabasigira inshingano izi zibiri. Inshingano ya mbere, mwebwe mumaze kumva ubwami bw'Imana, ndabatuma mugende mushake abayoboke. Ari byo bijyana babwiye ngo amamaza Rwanda afata ubutaka. Namwe kuri none ndabatumye mugende mwigarurira imitima. None dufite ubwami, icyo dushaka niki nabayoboke mu bwami bw'Imana. Ndabatumye, fungura 24 Luka 44, mugende mwisi hose muhindura abantu kuba abafollower, kuba abigishwa, kuba abaturage b'ubwami bw'iki bw'Imana. Imana mujuru ndishimwe. Kuva uyu munsi ndabatumye, njewe ndagiye, ariko mbahaye umukoro, ni mugende mubwirize muhereye hano i Yerusalemu, mugende Samariya, mugende mu isi hose muhindura abantu kubiki abigishwa banje. Reka ngaho soma uhere kuri 24 umanuke mwumve message Yesu yabahaye. Luka 24:44. Uhita umanuka. Maze arababwira ati, uwo ni Yesu. aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe. Ibi ni ibiganiro nagiranye nkiri kumwe namwe. Yuko ibyanditswe kuri je byose mu mategeko ya Mose, biri mu mategeko ya Mose, no mu zahanuwe, no muri Zaburi, no mu bitabo byahanuwe, no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Abafungurira ibitekerezo ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa. Uko niko byanditswe ko Kristo njewe nkwiriye kubabazwa. No kuzuka ku munsi wa gatatu. Ndetse ku munsi wa gatatu ngazuka. Kandi ko kwihana. Mungurikire rero abataye basoma mwumve. Kandi ko kwihana. Mwumve sasa, kandi ko kwihana. No kubabarirwa ibyaha. No kubabarirwa ibyaha. Bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Izo nizo bikwiriye kubwira amahanga yose. Mu izina rye. Mukoresheje izina rye. Bahereye kuri Yerusalemu. Muhere hano Yerusalemu. Nimwe abagabo b'ibyo. Nimwe ngize kuba abagabo b'ibyo.
kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye, kandi nzabohereza ibyo data yabasezeranyije, ariko mugume mu murwa muntegerereze mu mugwa ubwo muzambikwa imbaraga zivuye kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Yesu amaze kubasezera arababwira ngo ibi nibyo byamvugwagaho mu bitabo 5 bya Mose, tuze mu bitabo by'abahanuzi, tuje no muri Zaburi, yuko ibyo bari kwamvugaho ni ukuri. Kwiriye gupfa ku munsi wa gatatu kazuka, kandi narazutse ko murambona, ariko bibaye ngombwa ko ngenda, mbahaye mukora. Sinkiri kumwe namwe ngo dukomeze dukorane ministeri y'ijuru, ariko ubwo mwero ari mwe bagabo b'ibyo, mbahaye inshingano zo guhamya bino bintu bibiri, ibyo kubabarirwa. Subiramo kwa rongo 44-45. maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, abafungura ibitekerezo ngo basobanukirwe ibyanditswe. ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa, ko niko byanditswe ko nkwireje kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, ndetse ku munsi wa gatatu hazuka, kandi ko kwihana ibyo kwihana no kubabarirwa ndetse no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. ibyo bikwiriye kubwirwa amahanga, uhereye kuri Yerusalemu, nimwe bagabo b'ibyo, nimwe bagabo b'ibyo ngibyo. Amen. Amen. Ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo nibyo bikwiriye kubwirwa iki amahanga. Ubundi iyo tubwiriza tugomba gushingira kuri no jambo, ibyo kwihana no kubabarirwa kw'ibyaha, niyo message yonyine Yesu yasize yo mu bwami bwe. Kwihana ni iki? Repentance ni iki? Kutubu ni nini? Kutubu, Paulo yarabyanditse, yaravuze ngo ni igikorwa cyo kwatura, biri mu Baroma 9:10. Aravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Kristo Yesu ari umwami, ngo ukizera mu mutima wawe yuko yazutse mu bapfuye, ngo uzagira gute? Uzakizwa. Sifa kwa Yesu. Ni watuza akanwa kawe, nibyo Yesu ariko ababwira, mugende muhindura abantu batura ubwami bwanje, kugira ngo bahinduke abaturage b'ijuru bo mu bwami. Ntabwo ari ukuza gusa ngo nibise, mungurikire, n'ukwatura ko Yesu Kristo ari iki? Ari umwami, kugira ngo ube mu bwami bwe. Kabiri, ibyo kubabarirwa kw'ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga. Icyo ariko ashaka kubabwira, yakoze kuvuga ngo binyuze muri nje. Hari aho wenyine yivuza aravuga ngo ni jewe mwungeri nyakuri, aravuga ngo nta yindi passport, nta yindi ndangamuntu, nta kindi cyangombwa cyo guhesha kuba umuturage wa kino gihugu usibye njewe ukwiriye kugira gute kukiguhesha. Ari byo byo kubwirwa kubabarirwa kw'ibyaha. Kanuni za kuishi katika ufalme ni mbili. Kwanza ni kumkiri Kristo, pia na kujua kwamba umesamehewa. Mafunzo ya ufalme yanazingatia kanuni mbili: kukiri dhambi zako basi na kupokea msamaha, ndiposa wewe uweze kuzaliwa katika ufalme wa mbingu. Sinimba tuzumvishisha. Nukwatura, wamara kwatura ukakira izo mbabazi, ukakira kuba umuturage gwa mu ijuru. Tuimana mu ijuru cyubahiro. Hari muri mzuri mbakavuga ngo kwa neema kubwa kabisa nimekubaliwa na Mungu. Ubwami bw'Imana ndango iyo ndirimbira nahaba ngo sa magambo. Ubwami bw'Imana sa magambo. Nimba mubona turi muri zino guverinoma ya Kenya n'ahandi, ubwami bw'Imana ntiburahishuka mu maso yacu nk'uko, ariko mbabwije ijwi ry'Imana. Bibiliya zimbwira ngo abe n'aya maso yatashuhudia kukuja kwake. Hari igihe ubwami butazaba bugikorera mu bugingo no mu mutima, bugakora nk'uku nguku tumeze. Umuntu uri mu bwami azahabwa inshingano. Inshingano ya mbere ni ukwamamaza amakuru yo mu bwami. Sinzi nimba tujanye. Umuntu wese uhaguruka, mwumve kano kantu,
akavuga ibyihimbariza, akavuga iby'imbaraga z'abarozi, akavuga ibimunezeza. Ejo bundi hari umuntu nakosetsa, hari ubutumwa nakunze cyane, ugafata iminota 30 uwayikoresha n'udusloga tudafatika. Basi mwumve rino jambo, wewe si mjumbe katika ufalme. Ni mwebwe bagabo b'ibyo. Iyi Imana yayihaye jambo ngo ni mwe bagabo b'ibyo, nuko hari abo yahaye ubutumwa bagomba kugira gute kujana. Isi ya none ikeneye abantu bayizanira ubutumwa, kandi kugira ngo habeho ubutumwa hategerezwa kuba hari ujana ubutumwa. Kuva uyu munsi rero, iyo uvutse mu muryango w'Imana, ndagira ngo umenye kuko uri intumwa yo mu bwami bw'Imana. Alo, ko turajana kugira ngo uzumve neza, nta muntu hakuna yule ambaye ametengwa kwa ajili ya ufalme. Basi ambaye amepokea mwana kondoo wa Mungu amekuwa shahidi. Uwakiriye Yesu yabaye umugabo wo guhamya ivyande, yahawe uburenganzira bwo guhamya ibya Kristo, kandi guhamya ibya Kristo ni ukuvuga ubwami bw'Imana. Aho kandi mwari mukazi bana bo, wari uzi kuva none uri intumwa mu cyimbo cya Kristo? Wari uzi kuri messenger ubwami bw'Imana? Wari uzi ko mu mikoro ufite, muri twa tuzi twa ufite, harimo inshingano yo kwamamaza ubutumwa? Icyo nicyo mwari mukizi. Nimba ukizi kuragikora wiki, ni mwebwe bagabo b'ibyo. Dore igihe kiraje, dore igihe kiragiye. Ese hari ubugingo, hari abantu bawuhindura kuba abaturage b'ijuru? Ikibazo cyanjiza amatsiko. Abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi, cyambere bwo kuba abana b'Imana, kabiri bwo guhindura abantu kuba abana b'Imana. Haleluya. Ntabwo twahawe gukizwa ngo birangire, twahawe inshingano. Fungura Abakorinto ba 2:5-17 bwo kunga abantu na Kristo. Bwira jirani wako umubwire ngo twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Ambia jirani yako twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Utabivuga ndahita mubwira mubwire. Bwira mugenzi wawe ngo umenye ko twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Dusubiremo, twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Muzi icyo Yesu yakoze? Yesu yaduhaye ubwami, ariko adusinga inshingano zo gushaka abaturage b'iki bo bwami. Ubwami bw'Imana ni bugari, twese isi yo twobujamo. Mukore ibishoboka byose mugira abo muzana ku Mana. Nicyo nashakaga kuvuga. Soma rero mwumve ubwo butumwa. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyari mwigisha. 16 sorry. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho tukimutekereza dutyo. Babitonze gatoya. Uzi impamvu bamutekerezaga mu masekuruza? Yaratarabasingikiriza ubwami. Amare kubashikiriza ubwami, aleluya, basanga uko bari bamuzi ko bimeze. Ngakomeza mwumve rero, umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyare mwigisha. Uri muri Yesu Kristo ni cyare mwigisha. Ibya kera biba bishize, Imana izayirengagiza ibyahiseye, dore byose biba bihindutse bisha, ikamuha status insha. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana, ariko ibyo byose biza bikomoka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Iyo yiyunze natwe ku bwa Yesu, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Amen. Iyo ngiyo niyo yiyunze natwe binyuze muri Yesu Kristo, ikaduha n'umurimo wo kugira gute, wo kuyunga n'abandi. Komeza.
kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, kuko muri we harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, iyo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byayo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, iyo niyo mpamvu turi abambasaderi b'ijuru, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri ndetse birasa twe, nkaho Imana yayibinginga inyuze muri twe. nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo, turabahendahenda ku bwa Kristo, kugira ngo mwiyunge n'Imana, kugira ngo namwe muze mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha, kuko utarigeze umenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana, amen. Mwumvise inshingano zanyu, nuko rero nimugende mwamamaze iby'ubwami. Nababwiye kuko ubwami bw'Imana bwaje, ubwami bw'Imana ko burakora. Ubu twari tuvugana nuko mbaye mvuga ko burakora mu mitima yanyu. Ubu mbaye mvuga n'ahandi bababwiriza, n'abandi bari hanze, abamisiyoneri bari hanwe barabara ko baramamaza ubwami bw'Imana. Akabazo k'amatsiko duhite dusoza, ni iyihe contribution wawe utanga mu bwami bw'Imana, mu kazi kawe, mu kazi nkora? Nange ukavuga kandi hariho social media, kari akazi twese dukora, kura contribute iki mu bwami? Nyuma yo kuvuka mu bwami bo niko wafashe Imana kiri, nyuma yo kuvuga mu bwami niko wafashe Imana. Ibyo ni ibibazo bigomba kuba priority, bigomba kuza imbere, ugomba kwibaza. Paulo yaranditse, arandika aravuga ngo turi inzandiko zanditswe zitandikishijwe na wino, ahubwo zandikishijwe n'Umwuka Wera, ngo aho tunyura hose turi inzandiko. Hari abamama babaganira, turi inzandiko zandikishijwe na Mwuka Wera. Icyo yashaka kuvuga nuko ibihe byose turiho, ubuzima bwawe bwose bwo ku isi, ugomba gukora ibishoboka byose ukamamaza ubwami bw'Imana hano ku isi. Ni habari za neema. Iyo ndirimbo ndiyaba, iyo ndirimbo ndiyaba, nimba ni Morokovo. Ni habari za neema za kupaswa pande zote, mhubiri nenda mbio ufikishe yote. Amen. Amen. Ubwami bw'Imana tuburimo, ariko twahawe inshingano zo kunga n'abantu na Kristo. Birasa nkaho tubingingira, ari n'amagambo ya Paulo, kugira ngo namwe muze mwubakwe muri ubwo bwami. Ngusigiye umukoro kuva uyu munsi, ugende wibaze nikuze ukora mu bwami bw'Imana, nikuze ufasha ubwami bw'Imana hano mu iteraniro muri ririzi, nikuze ukora kugira ngo ubwami bw'Imana butukuke. Hano hanze nikuze ukora kugira ngo ubwami bw'Imana bumenyekane. Twahawe inshingano zo kunga abantu na Kristo. Icyo gice ugende ukimenye kuva uyu munsi. Kandi amakuru nabamaze impungenge mfite zoza, nababwiye kuko nta muntu wahawe inshingano, ntabwo ari iby'aba Fredi n'abajya twita baruboneka babavuga butumwa. Umuntu wese wavutse mu bwami yahise ahabwa uburenganzira bwo kwamamaza amakuru y'ubwami. Ikibazo uhita ukibaza, utaha ukibaza, niki nza nkora kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bumenyekane. Ijambo ry'Imana riganze. Amen.